karakurizaga, karagukubitaga, karakurizaga, karakurutaga, waduriwe. Aya ni amagambo abagabo bakomeje gutinya ko bazabwirwa n'ababyeyi bababyaye umunsi bazataha bikoreye ndambiwe urugo, batashye bahukanye. Umugabo ati ningera mu rugo bazanyita iki? Ese ubu ko narindi icyamamare bakaba basigaye bankubita nk'izakabwana cyangwa se umwana wanze kigozi, ningera mu rugo nzabwira ngo iki mama na nyogokuru? Nyuma y'abateramakofi tuzi cyangwa se tuzi boxing, turashize none Jesse Rodriguez na Shakur Stevenson wo muri Amerika. Uyu munsi muri Afurika abagore nabo babaye abahanga biteramakofe. Nyuma y'uko himikajwe umuco w'uburinganire, abantu benshi babifashe macuri, batangira kumva ko bagiye kwihimura ku bagabo babo. Za nkoni n'ingume babakubitaga nabo bagiye gutangira kuzibakubita. Uyu munsi wa none ibice bimwe na bimwe byo muri Afurika, umugore arafata umugabo akamwicara ku gikanu, yarangiza akamuzirika amaguru, akamusigira isafuriya n'umweyo ati ngiye mu kabari nsange watetse, nisanga utatetse urambwira niba ari wowe mukuru mu rugo. Ati igihe mwadukandamirije kirahagije, uyu munsi ni twebwe tugezweho. Uyu munsi abagabo bamwe na bamwe barakubitirwa mu buriri, ariko yagera hanze wamubaza ngo ubaye iki, ati ntacyo mbaye, kandi ubona amenyo yose bayamazemo, kubera ko atinya ko ushobora kumubaza uti umuntu w'umugabo nkawe ukabukubitwa n'umugore wabura umugabo nyabaki. Hatagize igikorwa mu maguru mashya, abagabo benshi barapfa bazira akarengane bari guhura nako mu mago yabo. Si bose, ariko hari abafashe uburenganire babufata amacuri, babubyaza iturufu batigeze bahabwa na rurema wabaremye. Abagabo benshi barimo barakubitwa bahohoterwa cyane, rimwe na rimwe yataha nyuma ya saa 12, uwo munsi akarara aziritswe ku gitanda. Nyuma y'abantu batera amakofe twabonye twakunze nka ba Mayweather, ba Shakur ndetse n'abandi, iki gihe noneho boxing iryoshye niyo umugore n'umugabo we. Umugore akubita umugabo amubaza niba yatetse cyangwa se yagiye kuvoma, akamukubita amubaza niba yakubuye cyangwa se niba yakarabije abana. Umugore iyo atashye yahaza agacupa, dore ko benshi muri bo basigaye basoma agacupa, rimwe na rimwe akareba umugabo agasanga ibiryo ntibyahiye, amufata mu ijosi akamuzamura mu nzu agakingaho, akamubaza niba we nawe umugabo ari inde. Ati besha unkwereho noneho nzamuke mvuge noneho ko wari ugiye kunkuramo amenyo, ko wari ugiye kumfata ku ngufu nubwo twabyaranye. Hatagize igihinduka, ibi ngibi byazaba rudubi, aho ukazajya usanga abagabo benshi bari ku mihanda basubiye mu rugo, ingo zibananiye. Impamvu gatanya zabaye gatanya, umugabo yazanye umugore amukunze aho nari umwana witonda, nyuma y'imyaka 2, 4 cyangwa se atangiye kurya jido, inkoni, ingume ndetse n'ibindi. Ndabashimiye, ariko mbere ko dukomeza iki kiganiro, kanda like ukande subscribe kugira ngo ubashe guhesha ibiganiro byacu agaciro. Bahaye ikaze. Niba Imana yararemye umuntu bwa mbere ikarema umugabo, igafata wa mugabo ikamusinziriza, igafata urubavu rumwe igakoramo umugore, yarangiza ikabatuza muri Edeni, ikabwira umugabo ati nkuhaye ibyishimo byawe by'ibihe byose, nawe mugore kandi ujye wubaha umugabo wawe. Ni gute twisanze ahantu? Ni hehe byaturutse kugira ngo umugore afate umugabo amuzirike, amukubite nk'izakabwana, yewe narangiza amukoresha imirimo yose yakorwaga n'umugore? Ngo n'uburinganire. Nta wanze uburinganire, ariko burya sinabyiza gukandamiza umugore ushingiye ku cyari cyo, ahubwo twese tugomba kubahana, ariko hatabayemo kurenganya abantu ngo nuko umugore ari umugore agafata umugabo akamuzirika ngo nuko yagiye yarenze ku itegeko yamuhaye. Abagabo bamwe na bamwe bataye ingo zabo baragenda bajya mu bihugu by'abaturanyi kubera gutinya kurega, inkoni zarabazahaje. Abandi amenyo yavuyemo, abandi bari mu bihome bazira yuko batunze cyangwa se barwanye n'abagore babo, kandi wenda akaba yaritabaraga akamukubita yitabara, ariko kubera ko hagaragaye inkoni wamukubise, amenyo yavuyemo atavuyemo neza, ayo ntabwo ahabwa agaciro. Ndabasuhuje, niba uri umugabo urarya uri menge.